kujya he bari gushakisha iki se mwana wacu ubuzima bw'ubusore banura buri bimeze akwirirwa mu rugo ukamenya uri bukore iki ukamenya uri bukore n'uzi ko ari twe ba papa ari twe ba mama kuri byose ndabizi reba muri iki gihe bimeze nabi abantu bari kurira ntiwareba abantu rero tugomba guhora tugendanye umuntu aba agomba guhaguruka akajya gukora Karibu. Fred. Rugamba. Yes, Fred. Ndakubona. Rugamba. Salama. Meza neza. Fred. Karibu kabisa. Imyaka myinshi cyane. Karibu. None saba kuri meza. Sawa. Tagenda. Sha, urebye ni. Ahubwo se wowe ko wabuze. Yes. Naho nyine tumuntu ari gushakisha. Sha, warakabije kwiburisha byatari. Erega mani. Ntabwo uzi ibintu byarabaye kumenya. Ibibazo. Ibyo kubayo n'ibikimwa. Byatuma ugenda ukabura ukagara nk'umuntu uri mu mwobo. Urabizi kuri inshuti yanjye nta kintu naguhisha. Umva ubaye isiko mbonye wa mwana wo kwa Karoli umubonye ari kunywa ibiyobyabwenge hariya inzo yene azaniye amazi yo kunywa naheze nyuma buja ariko sinakubujije kujya unyita mabuje we naje gukundana n'umukobwa turakundana bisa kugira ngo turaryamana Tambwira ko wamuteye inda. kumutera inda ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo cyawe yo Rwanda ni iki twaje kuryama nyine aza kumbwira ko namuteye inda pe ndayemera nyuma y'igihe kinini pe hashize nk'ukwezi ngiraho yaje kumbwira ko nta mwana ntwite hano wazigera ntwite kandi yarakugiye ko wowe wamuteye inda. Sinumva ibyo bintu bishoboka Fred. Ikibazo mfite ni iki nimba yarayikuyemo Fred. Kumbi ibyo nibyo bintu byatumye ugenda ukajya guhera mu nzu sibyo? Reba ukuntu usigaye warabaye hejuru y'umukobwa. Nese ubundi nta mama Jose naneswa ndanibagiye nuko mbabaye wansikira amazi mereze Mana we sama buja ngo tereka ngo kumeza Gihorere nta kibazo ndahindura meze ute se neza wakwicaye Jessica ufite ubwoba bw'iki uri nabirenze ndahindura nta kibazo none se wazanye yakukwangira ukancira inzara okay cyangwa uyifite aho maya kazinyire yari yakatu ukancira inzara ndumva ngiye kuba yaranakubwiye ko nta mwana gutwite yari n'amahirwe. Ni amahirwe kuri wowe gusa nyine amahirwe kuvuga maze gutegura ni amahirwe ahubwo ikibazo nibyo namutayeho nibyo nakoze kubwe nyuma kandi ntago Fred. Gusa byo icyo kibazo kirakomeye kandi gusa ugomba kugerageza ukuntu wakwiyakira nyine ukihanga. Uriya ntabwo ari we mukobwa wenyine uri hano Rugamba nta kundi nyine umuntu agomba guca mu bibazo ni byiza
so akonde to rero ndumva nk'umuntu rero tutari tunaherukanye kwagera ahantu nagufatira akantu sha kabisa ntari kabisa twajega menye ngo haciyemo igihe kabisa kandi nyine umuntu ufite ikibazo nk'icyo bisaba ko agera ahantu nyine akabasha no kugenda akagira ibyo yibagiza sha ntari cyo nari gukora niba nta kibazo mubonye hano hirya tugende wawe oya sha ntukazajya ubasha gutyo reka tumusange tumurebe ajya kumusura muri ubu bivuga by'ubwenge niba ugiye kumureba none se tumureke ntabwo uzi ko ese na nyina bari inshuti zacu oya sha njyewe ngiye kumureba rwose none wowe twari dufite bitewe oya sha basi reka tujyane tumurebe tumubaze turahita tukomezanya uwo mwana se ari hehe mubonye hano hirya hano hirya ngo n'amakwereke ugende wawe oya sha oya ngenda niba ubundi ko tumugereho reka njye mugereho si muganirize kugenda uraruzwa ibyo uraruzwa ntabwo uzi ko kwa Karoli bari inshuti zacu ngende tumugereho ngaho tuganirize oya nawe ujye uba umukristo ndi umukristo ujye ukorera Imana rwose ntabwo namutambukaho njyewe ngaho genda urebe namutambukaho ntabwo ibyo nabivamo ese rumeze neza yego nayimeze neza ese imisatsi yawe umva si neza baba we nise rumeze neza yego mabuja nise wajya kugusukisha asaba kwigira hino cyangwa yewe hari ikibazo cira neza zose ko nakarangije nuko abirenze bihari ndakugoye so boshaje kansanga turi muri ibigo yahita nyirukana noneho akazi kanjye n'uwita nkabo kwiruka ubundi kubona umeze nabi uri kunywa ibintu bitameze neza wa mwana ibi ngibi rero nta nicyo byakumarira ibi ngibi ushatse wabireka sibyo ubwo mama wawe yari imfura na papa wawe ibi ngibi nacyo byakugezaho impamvu ndimo iyo ngiye kuryama buri bitotsi ndaryama sinsinzira mwagiye mureka kwinywera oya ntacyo byakugezaho ibi ngibi nta nicyo byakugezaho rwose ibi ni ibiyobyabwenge ni ibyo kujugunya ni ibyo kujugunya rwose ibi ngibi nta nicyo byakugezaho urumva hasi reka nze nkubwire yego narangije gupfa mujye mundi oya uracyariho haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro mwana wacu igihe muhambama oya humura haguruka nkubwire wese nzi ari mubi mbese hari ikintu ukoresheje kidasanzwe kubutsa inzara mabuja none byana mu rugo tuzaye tujya muri salo basi kubera iki se uzabikora sawa nta kibazo mabuja narangije okay sasa ushaka ko nimugoroba hari ikintu uri buze kunkorera tena sawa nta kibazo mabuja okay genda witegure banza ushaka ibyo kurya tujye niturangiza nyine mu kanya turagenda okay sawa byo guteka so bifite birahari mabuja sawa urakoze haguruka tugende sibyo muri aya masaha nta mafaranga mfite sibyo ndaza kuza nze mbazanira amafaranga mu rugo nizana amafaranga mushake n'icyo kurya urumva wa mwana we ibyo biyobyabwenge nta kamaro rwose nzagenda nitekereza oya bizashiraho reka kugenda ku biyobyabwenge bizashira nzajya nza mbarebe mu rugo iwanyu
ndebe n'ukuntu najya mbasigira n'icyo kurya mu rugo sibyo ariko ibyo ngibyo ureke kubijyamo ibyo ntacyo byakumarira urumva nzi ko byashoboka ariko bizashoboka yazipese amakuru y'ubuzi bakomeye amakuru yaje wangize neza umeze neza se natinze yagiye ntabwo yagiye ari mu nzu Demayiwe umusaza wamereye nabi nibyo se kuva cya gihe se Dema ninkubwira ngo amereye nabi umve ngo amereye nabi nta mpinduka nta kigenda mbese ni rwaserera aracyameze nka kwa kundi nta cyahindutse rero nsigaye ndamubwira ikintu umva nsigaye n'inkoni saa sita na nimugoroba mbese gukubitwa birimo musigaye munarwana se kuva ryari noneho ndumva ibyanyu bibabaje kuva ryari mutangira imirwano muri uru rugo njyewe rero sinzi njye ntabwo mbizi singiye kuzaturika ku mutima kubera musaza ni wowe ujya umuhana ukamushobora ndakwinginze basi mubwira ikintu cyo kumubikira nasi ibintu byo kugukubita byo byaje ryari yabitangiye gute ubwo ntawe agukubita yasinze se agukubita bimeze gute byagenze bite bari muzima arinjira gusa akagukubita umwaka ni ukumubaza ijambo rimwe kugira ngo ukojeje agati mu ntozi ariko aba yasinze aba ari muzima n'abandi ibyanyu bigeze kure pe sinzi icyo twakoraho hagati aho ngaho sinzi ariko rero komeza wihangane ntugire kwiheba komeza wihangane Imana irabirebere Imana izakurwanirira uko dukomeza tugenda tubijyamo Imana izagira icyo ikora urugo ni ukwihangana utagize kwihangana se wagize ngo wakubaka abantu aba bagore bose ubona hano hanze wagize ngo bo ntibafite ibibazo urugo ni ukwihangana gira kwihangana igihe kizagera bizashira buriya ntiyabuze inshuti mbi afite ziri kumushuka afite inshuti mbi ariko ndabizi iherezo bizashira ihangane wagira umutima wo kwihangana ni ukuri gira umutima wo kwihangana none se ari hehe byibuze ngo tuvugane ari hano mu rugo cyangwa yagiye yasohotse Sister, amakuru ko watuzindukiye ni meza nabazinduke naje kubasura ndababura nsanga umugore wenyine niwe uhari wowe nasanze udahari sinzi nari ndimo nitegura njya ku kazi wari urimo narimo nitegura njya ku kazi mumeze amazi turakomeye turaho buhoro gusa ndi kuganira na madamu nsanze ibintu bitameze neza none bimeze bite muri uru rugo rwanyu ko mbona ibintu byanze bimeze bite nsanze ibintu bitameze neza ntabwo bimeze neza mu rugo rwanyu umugore wawe ntabwo yishimye nta maganya ya buri munsi nta marira ya buri munsi iherezo rizabiriye uba wumva iherezo ry'ubu buzima burimo n'uru rugo rwanyu bizagenda ntabwo ikibazo buriya abagore bagira ntabwo gupfa kubona igishimishije abagore ntabwo bapfa kukibona iyo abayeho neza ntabwo ibindi usanga n'ibi bidafite 12 hano muri uru rugo yabuzemo iki kuba ataragize icyabura ariko wowe yarakubuze mukabura no kugirana ibiganiro hagati yanyu nicyo kibura ntacyo yabuze wenda tuvuge ko ntacyo yabuze icyo ndi kubona musigaje kunzanira polisi hano ngo narananiranye banza reka mwariki
kanigire ku kazi kuko ibyanyu ndi kubona bitoroshye. ntabwo wagenda ibibazo by'urugo bidakemutse. tangiye no kugira nk'ibita nanjye Iby'urugo rwanjye ntabwo bikureba. umva